hey urabe simu arashituru pok pok gipfunsi do yeah bikangamu ufite telefone hano yaratitiye uwohereje abagabo kujya kushimuta umukobwa hari isura y'umugabo yabonye inyuma aratitira abana bikangamu umusaza urana araseka amenya yarabizi impamvu yabwiraga umukecuru ati niwe wenyine watuma bino biba uriya mukecuru niwe ufite ijambo ryatuma uno musore arwara dore ifoto mama we cyane muri karitsiye byarahagurutse byumiwe umukobwa ari hano yikangamu umukobwa nawe rumi iriya ni yadage nzi musore renga urabe gushituruka ihita urashyiramo indi fitensi urabe batanze ibikombe yari ahari yahatwitse cyane wakigorye kuri umukobwa abandi cyane urabona uribuka ko ufite umugore uzi nyine ni ukuvuga ngo bano bantu batwara indege iyo bavuze ngo ndi squadron ni nko kuvuga ngo ndi captain w'ikipe mu yandi magambo bano bantu batwara zino ndege z'indwanyi bagenda mu ndege ari babiri ntago bagenda mu muntu umwe haba ari umwe uri kugenda arebera undi amubwira ibyo akora bafatanya bahererekanya ni nka partner wiwe none utwaye ni uri squadron ni wo ubuyoboye nyine mbega yari babiri kure bari mu ndege batwara abapilote babiri nibyo impamvu ubona za yivuga ngo ndi squadron leader n'umuyobozi uyu mukobwa bajya bamuha imidari y'ubutware और थोड़ा डर भी nishimiye guhura nawe ariko mfitemo n'ubwoba kubera iki क्योंकि आपकी जैसी डेकोरेटेड हीरो हमारी टीम kubera ko abantu nkamwe b'intwari mutajya mugira ubwoba अगर आपकी जैसी डेकोरेटेड हीरो हमारी टीम है मतलब definitely danger level high होना yibuka neza wa munsi ukuri indege yayiparitse we yababwiye ati mpamvu nahisemo guparika ahantu mwe mwumva ko ari habi hatandukanye n'aho umuyaga uba uturuka ni ukubera ko aho hantu narigeze kuhaparika indege ahantu naparitse mafata mu mutwe sinjya mpibagirwa nanahaparika mumirije mfite photographic memory wa munsi afunga amaso ari mu ndege ntabwo bwari ubwiyahuzi ntabwo bwari uburangare ahubwo uyu musore we arababwira ati njye indege nayiparika mumirije yatangiye gukura hano ukuntu yajyaga parika indege kuri icyo kibuga no mu ndege nibyo yakuraga yajyaga parika akadege ka private jet arabanza atwara uriya musaza neza muba mumeze nk'abicaye mu ndege ndetse muba muri guturuka mu kirere ku butumburuke bwo hejuru cyane neza musore nawe bameze nk'aho ari kubibona uko byagenze umusore bamupfutse amaso hano indege agomba kugenda akayiparika neza nuko ubushize yayiparitse ahumirije amaso kugira ngo barebe neza koko nimba ubwonko bwe butibagirwa kuba yaramanuye indege ahumirije ikirere gisa nabi atari impanuka cyangwa atari ubusinzi ahubwo byari ibintu we yari yabaze yari yateguye bose arabibona neza ari ibipimo bibigaragaza urutumburuka muri guturukaho aho mugiye kugwa ikibuga cy'indege uko kireshya byose umusore indege yayibatwariye ahumirije yayitwayemo wa musaza uri kumushinja icyaha arabimwereka uko yayiparitse n'uyu munsi none ari kuyiparika we yabwiye muze ati ahantu nabonye rimwe naparitse rimwe nahaparika inshuro ibihumbi mumirije mfite photographic memory ubwo bwonko bugirwa n'abantu bake mu isi ariko babaho wa muntu ubona akantu rimwe nimba ibintu niyo yaba arabyize muri garidiyene uyu munsi wa none akubwira ati meteresi yabaga yambaye umwenda usa gutya garidiyene nambaye udukweto dusuku bimeze ukuntu bajya bibagirwa uwo muntu nimba yaraparitse ahantu ahumirije yakongera akahaparika mbega ni umuntu ushobora gutwara imodoka akava hano akajya mu mujyi ariko mwakuyemo izindi modoka ngo zitamubangamira yarahatwaye nka kabiri yava hano niyicaye munsi y'umurenge wa Ngoma kagerayo umusore yaramutwaye umushinjacyaha arabibona ko iki cyane kuko gifite ubwenge ibyo cyakoze cyari cyabibaze ari kugenda bibona mama we yararebye rikaguye umuntu ni igini umuntu utwara indege ahumirije ese yararebye rikanga umwana neza icyuma yagiparitse aho nateka ugomba guhorana amateka yagaragaje ko igisubizo cya buri kibazo giteye ubwoba ari uko umuntu wambaye cyane ahaguruka akagikemura inkuru y'uyu muntu ntabwo nakayibabwiye kuko nanjye iyi nkuru nagiye nyumva mu byiciro ni inkuru yandi amateka yagaragaje iki ninde bagiye kutubwira igisubizo cya buri kibazo giteye ubwoba kizanwa nuko umuntu wambaye cyane hagurutse icyo gisubiza akagishaka ikibazo cyari giteye ubwoba iyo nkuru ngo bayumvishije mu byiciro abagiye kuyitubwira ipamba rikomoka muri Delhi nahasanze niryo ryatangije ino nkuru y'ibi bibazo byose ipamba ribakoramo umwenda niryo ryatangije ibibazo byose
byagenze bite bari kwerekana umwana w'umukobwa niwe uri kutuganirira yagiye mu isoko abona umwenda ukoze umva uwo mwenda ukoze muri cotton ihambaye cyane iryo pamba ryera mu Buhinde gusa ni pamba ryiza cyane ry'igikundo. Oh, you're not from India. None se kutari umuhindu bizutse The cotton is very famous in Europe. iri pamba ryajyaga ryoherezwa rivuye mu Buhinde rikoherezwa mu Burayi. No one knows. Ariko ikintu gitangaje mu Buhinde naje gusanga nta muntu urizi kandi ariho barihinga. Buri hari ukuntu abantu uzagenda ugasanga barwanga icyayi cy'u Rwanda ikawa y'u Rwanda wowe utajya uyinywa uhugiye ngo mu bintu ngo by'ubuyi ngo buyi ameliyori. Uyu mugore narakubwira ati iri pambi Burayi ryadusangaga y'abazungu rikadukanga riturutse mu Buhinde niho ryera ariko abahinde ntago barize. Hari umukecuru waje aravuga ati iri pambi ubundi ryera mu ishyamba bita ngo tarakona. Iri pamba ryera ahantu hafite uburyo hafite ikirere cyihariye mbese n'uburyo baritunganya mu birihariye n'umwenda wakozwe muri iri pamba urihariye. Gusa guverinoma ntago yasaga nk'ayishyigikiye ko iri pamba menya rikomeza gukorwa. Umuntu umwe wenyine ni wigeze kuza atuma iri pamba rikorwa iryo pamba bararitunganya atangira kujya ryohereza i Burayi. Ipamba na guverinoma wabonaga kidashyiramo imbaraga itarishyigikiye. Gusa uwo muntu ntago agihari. Uwo muntu watumaga iryo pamba rikorwa cyane akarihingisha rikagera mu bihugu hirya no hino twamuburiye irenge. Bakimara kumbwira iyo nkuru ngiye nk'umukobwa w'umunyamakuru naravuze ngo ngomba gushyigikira ko iri pamba ryongera rigahingwa. Ikintu cya mbere yakoze ni cy'umukobwa yasaza ku gitangazamakuru cye. Ndabona wanditse inkuru ivuga ku ipamba ryera muri Tarakona mu ishyamba rya Tarakona ndetse umuntu watumaga iryo pamba rihingwa uhashize umwaka yaraburiwe irengero. Ipamba ntirigihingwa ngo ryoherezwe i Burayi cyane ko uyu munsi ari n'umunsi w'ipamba we. Naribi iyo nkuru muze kuyisohora ariko muyisore kuri page ya nyuma y'ikinyamakuru ntago itwika. Ni inkuru ngo y'ipamba ibinyamakuru byageze ku isoko urabona ahantu ipamba bamaze kurisohora ko hari ipamba ngo ryera mu ishyamba rya Tarakona ngo umuntu warihingaga yaburiwe irengero kandi ni ipamba ryiza cyane rikomeye. Hari waribonye iyo nkuru ikimara gusohoka ibiro by'ubutasi mu gihugu byahise bimpamagara. Ibiro by'ubutasi nkuru yaracicikanye. Hari inkuru isohotse ivuga kuri rya pamba indege zirahaguruka kubera ipamba. Bigenze bite? Iryo ni pamba nyabaki. Umva iyo nkuru yageze mu biro bya Premier Ministry ibinyamakuru byose inkuru irahagarara ibintu biracika. Igitangazamakuru cyacu bahise baza kugihagarika. Cyari cyasohoye inkuru ivuga ngo hari ipamba ryiza cyane ryera mu Buhinde mu gace bita Tarakona ariko ngo warihingaga ngo yaburiwe irengero ashize umwaka. Iyo nkuru nyimara kuyisohora mu gapashe gato bahise baza kunkurura banjyana kuri office. Banjyanye mu biro by'ubutasi mara y'amasaha 16 amayimeri amatelefone yagira umuntu umusoka mugire vuba. Umukobwa yageze ku kazi asanga ku kazi k'iwabo mu gitangazamakuru cyabo cyasohoye no nkuru bakizengurutse cyose abashinzwe umutekano maneko biba mwita na rimwe mu mujyane mu biro bya editor to employees list. So we are submitting the documents. Umva amadocuments turata like this. Polisi yasize kwataka igitangazamakuru. Umukobwa yinjiye nta kosa nzi nakoze. Uyu mukobwa niwe wazanye inkuru. Wowe ni boss research wakagorya ibintu wakoze wandika ibyo utazi. Ariko njye nanditse inkuru y'ipamba riciriritse. Iriya ntabwo ari inkuru gusa. Iriya nkuru wanditse ni ibyerekeranye n'amabanga y'umutekano w'igihugu. Ndetse bino bintu abayobozi bo hejuru muri guverinoma byabarakaje. Iyo iki gitangazamakuru kimaze imyaka 70 gikora kubera inkuru watumye twandika ngo y'ipamba. Twese bagiye kudufungira igitangazamakuru. So kandi ndanakwirukanye. Umukobwa baramwirukanye. Atiririya si ipamba gusa ahubwo ni amabanga y'igihugu. Ubwo uzi inkuru y'ukuntu yavuga ngo mu Buhinde hera ipamba ryiza ariko hashize umwaka umuntu warihingaga ko ryohereza i Burayi yaburiwe irengero. Ibyo gusa byo kuvuga ko mu gihugu cy'Ubuhinde hera ipamba ryiza none leta yose iramanutse abayobozi bose. Aya makuru ndo yagoye wagakobwa we. Je nabonye umwenda mwiza bana n'iryo pamba nta ruganda nzi nagiye niyandikira inkuru. Nyuma y'amasaha menshi bamajije mu biro bya RIB bampata ibibazo RIB yo mu Buhinde. Bari bazi ko bari kuntera ubwoba ariko batumye ngira amatsiko yo kumenya iby'iri pamba wandikaho. Umukobwa wumvishe ariko ukuntu afunze umutwe. Iri pamba uvugaho leta yose n'abayobozi bose bagahaguruka. Iri pamba ni nyabaki. Nubwo RIB yo mu Buhinde ziko yanteye ubwoba ahubwo bagiye gutuma njya kumenya mperereza iby'iri pamba.
mu Buhinde nimba babita ikigo RIB yo mu Buhinde nimba bayita CBI bayita CBI ndakeka umukobwa aravuga ati CBI kubera amasaha yamaranye ngiye kwita amenya ibyiri pamba neza uvugaho bagasara ippudidi na katha none nzakora inkuru ihambaye cyane inarenze kurushaho namaze kumenya ibyiri pamba uvuga abayobozi bose bagahaguruka ngaru petindi patto prantam ikindi nabonye bano bayobozi bahagurutse bose ntago batinye ipamba nanditseho nta nubwo batinyeho handi pamba ryera nanditse muri ako karere muri iryo shyamba ntago ari cyo bari batinye ani pandinchina bad ahubwo babonaga bafite ubwoba bw'uwo muntu waburi wirengero watumaga iryo pamba rihingwa pettina badi gurinchi uwo muntu ngiye guhiga amakuru ye నాకు తెలియాలి mu gihe naramenya amakuru yo muntu uvugaho leta yose igahubangana ntago nzigera ntuza uko bwese aza mu ishyamba ryitwa Tarakona hari abanyamakuru bazi guhiga inkuru avuga ati inkuru uvuga bagasara bikanyihigira icyo menye ni ibiki bari guhisha ya muntu wahingishaga iripamba guverinoma yose irahaguruka ikageza mu cyaro పత్తినేసే ఫ్యాక్టరీ umva uruganda ngo rubanu ku musozi rwahingaga ipamba ni hehe muko urakomeza hari hakurya imbere umukobwa agezeho urwo ruganda ruri ngo rwoherezaga rya pamba i Burayi yasanze uruganda wagira ngo rwarahiye hari amatongo gusa ni ku musozi umukobwa yaraje avuga ati ni uruganda rwoherezaga ipamba i Burayi baraza kuma makuru yasanze ari amatongo gusa bimeze bite kugera nabona ariko hari ikibumbano cy'umugabo uhari ikibumbano arakibona agiye kubona ikibumbano cy'umugabo uri hano abantu baza kugisenga no kugitura ibitambo abahinde bifata bagasenga igiti abahinde iyo umuntu agukorera ibikorwa byiza agira umuhinde akatangira kukwita ngo uri imana ye niko abahinde bemera ko umuntu mwiza ufite umutima mwiza ukuba hafi akagufasha ibintu byose witanga uwo muntu ngo nawe ari imana తాత none se ba Buda ntibari abantu bagotama sogoko బూడిదేంటి irivu ni iry'icyano hano ko mbona hahiye సంవత్సరం క్రితం ఇక్కడ umwaka ushize hano habaye iki ఆది అరుదైన గ్రహణం hano habaye ubwira kabiri budasanzwe కురుక్షేత్ర ముహూర్తం ibyabaye hano byari bimeze nk'umuhengeri wo ku bwanowa ఆ రోజు ప్రార్థనలు కాపాడలేదు nta sengesho na rimwe ryigeze ribasha kuba ryavugwa ngo ritabara ubuzima bw'umuntu umwaka ushize ubwo hano hashyaga అరుపుకి కంఠం పరుగుకి పాదం పనిచేయలేదు inyota ntiyabashaga umuhogo w'umuntu wari uri gukatwa nta kintu wawuha ngo kugira ngo umuhogo ubashe kumera neza amaguru yaraciwe umusozi wose waragiye uhinduka umutuku అగ్నిదేవుడికి అభిషేకం ubuzima bw'abantu benshi bwatangiwe ibitambo hano abantu benshi barapfuye uwo munsi inyenyeri yatsigurumana byagenze bite mama we kayijuguru zari zihari uwo munsi imana y'urupfu yarahagurutse imana y'urupfu yarahagurutse imana Shiva ikaba imana y'urupfu uwo munsi yari yakangutse yica abantu turashize umwaka ushize hano n'umukobwa ahagaze hari uruganda rwijya cyane hari igisiga cyahise gicaho umukobwa arareba hari igisiga cyaciyeho filime bayise ngo iki mama we filime yiswe ngo iki rwose filime niyo y'ingenzi cyangwa ngiye wayisoma filime bayise Ego none ngewe wasobanuye iyi filime ndacyari kuri level yo kwivugasha ako ibaze ko ari nge muhitinzi wo mu Rwanda witwa neza Rocky Kimomo none ugasanga ku kantu ko kuba Kimomo ni ikintu kiba cyarasakaye ahantu hose ku isi yose none nge izina ni iry'umuntu nta hantu ntasakaye ako naramamaye siko namamaye nkarenga urugero we ngomba gushaka ukuntu nzimaho gake kuko nkabije kwamamara niyo nkibiririmba Rocky bino bintu ndi gukabya reka ngabaye umukobwa yise aza kuri polisi yo muri ako gace ndashagura na CI wanyu ako ujya ubona ukuntu abapolisi bo ku isi yose bagenda babita mu marufabe we agiye aterateranije ndashagura na CI wanyu hano natwe tuba dufite bakiniki wumva ngo ni DPC uyu naje gura na CI ibintu nk'ibyo anduramo amasasu umuganga wo muri yo karitsiye wa gakondo atangira kugenda kandakana kariya vanga inzuzi amukorakoraho ndetse afite n'ukuntu ajya kuvura akabanza agasenga icyo badodesha nta kindi ubuvuzi bwa kera cyangwa se ahantu bataratera imbere bakudodesha
bakudodesha udusimba bashyira ku gisebe tukagihuza. Bimeze biti ese ninde batoraguye gutagura umubiri wose barawupfutse bigaragara ko umubiri wose wari uri mu bibazo. Barakwereka hashize amezi make batatubwiye yariyo. Abana kira ni ikivampire we. Abana baza gute nta byana mwe mufi hano mwitera umurwayi amabuye. Hano hari umurwayi umaze amezi menshi aryamye mu buriri bisa nkaho yari yakonyaguritse. Mu gaturage kari hano bajya banyuzamo bakaza guterekera ibigirwamana byabo bira bakira imyambi muri cya giturage. Hari abinjiye barasa, ndagira ngo urebe filime. Hari abinjiye barasa muri cya giturage cyane juju paturori masasu mu giturage. Hari abinjiye barasa, hari abinjiye barasa mama barinjira bica abana bato barabarasa. Abagore mu mazi, ndagira ngo urebe filime. Wa musaza akaba n'umukuru w'ikaritsiye akaba mudugudu yarajagara imbere y'ikigirwamana. Amafarasi bari kuyatwika. Ikigabo kivayo imbere y'umugore hano kure y'umupanga. Abagore bari hano bararakaye nta gusakuza n'ukurira. Reka kubaga mama kana gafata mu cyuma hagati. Mwana afata mu cyuma we. Filime. Mudugudu yaje gusenga Imana. Nyagasani icyorezo kigwiriye igiturage cyacu. Dutabare Nyagasani. Dukiza rino shyano ritugwiriye. Yaje gusenga. Abantu bari kwica. Mana ya nyayo nimba ko kuri uwa nyawubaho ugomba kudutabara uyu munsi. Uri gusenga kwereke ko utari ikibumbano dusenga, uri Imana ya nyayo. Yaje gusenga. Imana igenda umva wa murwayi uryamye anatangira kwibuka utuntu tw'utumaryeri yajyaga akora. Mugabo akurayo umupanga rabe filime. Cumu ku mugabo. Cumu mu gatuza rirahinguranya. Bimeze biti bigenza biti. Hari umugore n'akana bari babazi. Hari utabaye. Dore igicucu yikangamo. Hari usenze ati wa Mana we nimba utari ikibumbano dutabara utwiyereka uyu munsi kuri Imana. Mama we ku musozi hejuru hamwe hari inzu ya mudugudu. Wa murwayi umaze amezi aryamye batabaye bitabariye barishimye. Yohereje icumu fanya n'icumu rye mu gatuza. Urwaye umaze amezi aryamye. Uyu muntu ninde? Uyu ni mutugani? Mudugudu aragurukira ni Imana yacu isubiza mwe rimwe murwayi gwegwe buretse. Filime ko nayizanye ariko iyi niyo filime yinjije amafaranga menshi muri uyu mwaka mu Buhinde kandi imaze iminsi ibiri isohotse. Umugabo afite tatuwaje ku kiganza ku kaboko mbese gutyo. Cumu umugabo bamushyiramo buretse. Dore ijisho, dore itara, dore udusurubu. Parishoki Sharukan. Undi uyu mugabo ukimubona tumenye ko agaho gahuye n'umunyutsi yigarukiye. Mama we kino ubikubita cyane ni nyina umwashya. Icyo ni icyana bebe. Dore icyana kure y'icumara ryi pasa yita mutamu. Sharukan namugaruye Aitaban banasha arabanza aranabiyereka abaturage bamutabaye arya n'ifoto. Mesiya wacu bari bagiye kubarimbura bose bakanji. Umuru yawe haryamye kare we urabe sima arashitura pok gipfunsi
bikangamo ufite telefone hano yaratitiye uwohereje abagabo kujya kushimuta umukobwa hari isura y'umugabo yabonye inyuma aratitira abana bikangamo umusaza urana araseka amenya yarabizi impamvu yabwiraga umukecuru ati niwe wenyine watuma bino biba uriya mukecuru niwe ufite ijambo ryatuma uno musore arwara dore ifoto mama we cyane muri karitsiye byarahagurutse byumiwe umukobwa ari hano yikangamo umukobwa nawe rumire ubwo bwoko bubiri nta kitajya kiba mu isi yanjye ngo buriya ni umukire ukureba nk'ikirara ujye kunkorera kano kazi ko guhemuka kandi iyi ni ifoto y'umwana wanjye Shivu nta no kuzana icyongereza nk'imanukira bikahita bihura neza 100% nkakomeza ibi bintu shaho buriya bizabagora nabi yarakize umugabo woroheje umugabo mwiza ndetse umugabo wiyubaha ndamutse ninjiye mu nzu y'ibandi cyangwa se ngasura ibandi cyaba ari icyaha kuri njye Nyagasani ntago nasura inzu y'ibandi ingegera mafene muzehe nuko yaciyeho muzehe ni igicumba ni icyamamare yagukiniye amafilime menshi za disco dancer mituni cakarabonti umwana yarababaye yarabonye papa wagize ati byibura papa waje kumubabarira umwana yasigaye akora byibura ahantu papa yarakandagiye papa wasobanuye buri kimwe utuye mu mutima wanjye mu mutwe no mu bugingo bwanjye papa niyo magambo atutuye muri buri gace kose k'umubiri wanjye bani 10 fata ibikumwe arabivangura fata ibikumwe arabivangura fata ibikumwe ibi bikumwe wazanye n'ibyo abantu 5 ntago ari ibyo abantu 10 niko yabanje kubwira muzehe no kuvuga ngo ni ibikumwe bibiri mu mbabare n'ibiganza bibiri ntago ari ibikumwe ati n'ibiganza bibiri bya buri muntu kuki warumbeshye ngo nabantu 10 muzehe arabanza araceceka karara kavumbuye areba ku kiganza cy'uwa mbere uyu ni umugabo yari afite imyaka 74 yashingiwe inshuro ebyiri stomach infection yapfeshwe na infection zo mu gifu uzarikanga baganga barikanga uyu ni umugore yari afite imyaka 23 murder yapfuye yishwe zehar deke bamuroze arongera aragarura bamuroze pregnant yarana twite kandi tutaramukorera autopsy turamenye ivuga nimba ari byo autopsy twayikoze mu gitondo nibwo twamenye kuri ya murwayi yapfuye kandi twamukorera autopsy tugasanga yari atwite umusore abanza gufatira za mashije ku bwinshi